bwa mbere kinamubwira bwa mbere ni no gukata konaki umuti ka berati ukazinga stade uko utazinze stade ntago parikingi yavamo nangiza ugakuramo parikingi ukimara gukata konaki haba harimo biri hano muri normal gutwe abantu bakunda kubyita ni vitesse ya kabiri. Iyo vitesse nyine niringana ubundi dukunda gukoresha cyane. Yego nibyo, izi moto za Sipiro ni moto nziza cyane kandi zishobora kuba zifite imbaraga nyinshi cyane zo kuba zagenda ibirometero byinshi cyane. Abaziguze rero ntago birahira kuko izi moto zifite ubuhangange. Moto bita Sipiro ni moto nziza cyane yagiranye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda yuko izi moto zaba iza mbere mu gukora muri iki gihugu. Rero izi moto rero zikaba zifite ubudahangange bwo kuba zabika umuriro mwinshi cyane, zikaba zagenda ibirometero ni nyuma y'aho zishaka kuba zagera mu ntara ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, izi moto zikagenda zihagera. Moto bita Sipiro ni moto nziza cyane, mutugane n'ahandi hantu dukorera ni Kicukiro hano kuri sitasiyo. Abaziguze ntago birahira kuko turi muri promotion. Waba ushaka moto nziza cyane ngwino bahamagare kuri iyi nimero ureba kuri screen yawe, ubundi bagufashe baguhe moto nziza cyane ya $1.5 million. Nta handi rero wasanga moto nziza ni kuri Sipiro. Iyo nimero ureba kuri screen yihamagare, bakorera Kicukiro kuri sitasiyo, bagane bagufashe baguhe moto nziza cyane. Murakoze cyane.